Hello, amakuru yanyu ndagarutse kandi ni Chantal Hakiza. Okay. Hariho ikibazo, hari umuntu wize mu gikari ambaza ikibazo ntabwo ashaka kukibaza hano, ariko ambwira ko igisubizo ndibuze nkagitanga hano kugira ngo bifashe benshi. Wenda hashobora no kuba nabo hari abafite exactly the same problem. Murihangane nyine ibana. Ndi umuhanda ariko that's okay, we can do it. Nta kibazo. Ubwo nyine yambazaga ikibazo yambajije se umuntu arashobora gukura umukobwa kuri social media? Birashoboka? Nicyo kibazo yambajije. Se birashoboka ko umuhungu ashobora gukura umukobwa kuri social media urukundo rukagenda neza? Yes we. Reka nkubwire ikintu rero, birashoboka cyane, ndetse kubera ko ibihe turimo ni ibihe bya tekinoloji. Abenshi nta nubwo bakibonana cyane. Bya bindi uvuga ngo uragenda ngo usange umukobwa mu rusengero n'ibiki byose. Mu rusengero naho hasigaye haba umva ko bagiye kubivuga bino bintu mu rusengero, ahubwo n'usanga bakobwa babandi babi bose baragiye barahihisha, bambara imyenda igera ku birenge, ngo ntabwo bagomba kwambara ipantaro, mini ntibazambara n'iki byose. Ariko ndagira nkubwire ngo usanze ibyo bakora inyuma y'ibyo ngibyo wakumirwa, sibyo? Kandi nanone n'umukobwa wundi ushobora kuba wabona, urashobora kubona umukobwa kuri social media, tuvuge wenda Facebook, Instagram, cyangwa kuri Twitter, ahantu nk'aho ngaho urashobora kumubona ukabona n'umukobwa mwiza, umubonye inyuma gutyo gusa, urebye uko ateye, urebye uko asa mu maso. Ubundi normalement iyo umusore agiye gutereta nibaza ko ari cyo kintu abanza kureba, kubera ko uko abasore muremwe mutwagwa n'ibiri inyuma kurusha ibiri imbere, kubera ko ntabwo muzi ibiri imbere. Most the time bakunda kuvuga ngo ni irari, niko bakunda kuvuga. Igitsina gabo kigira irari, kandi kugira ngo kigire irari niko kiba cyakuruwe na bya bindi by'inyuma. Ntabwo ari bya bindi by'imbere mukuruye, ni bya bindi by'inyuma. Bya bindi by'inyuma, taye nziza, umukobwa uvuga neza, useka neza, nyine ibyo ngibyo nibyo bibanza kubikurura first. Rero urabona ko nk'umukobwa uri kuri social media uramubona. Reka mbanze mbabwire kuri kino kintu gatoya mbere yuko ninjira kuri social media, kugira ngo kize kibumvisha neza uko ushobora gukura umugeni kuri social media. Muri kino gihe nagiriye ubuntu bwo kugera muri aya mahanga, njya ku ishuri, ndiga, nashakiye hano. Ubu ngubu maze imyaka 13 ndi mariye, ngiye kugira imyaka 14. Nanone kandi nkaba narashakanye n'umugabo nanone nawe wize mu mahanga, ntabwo yize hano. Ntabwo nako yize mu mahanga, ntabwo yize hano muri Amerika, ariko yize mu yandi mahanga. Noneho ngiyewe ngira ubuntu bwo kwiga hano, menya n'imico yaho n'iki byose. So hano rero mwumve ukuntu bigenda. Hariho ibyo bita ngo bagira za ntuze the whitemeat.com, bakagira blackmeat.com. no kuvuga ko aha abirabura bahurira n'abandi birabura babo, aha abazungu bahurira n'abazungu babo, so ukumva ko noneho niho ushaka kugira ngo mbibumvishe, ugasanga nyine ibintu byose nyine ni kuri social media. Aho ngaho baragenda ushyiramo ifoto yawe, ugashyiramo imyirondoro yawe, ugashyiramo imyirondoro yawe, nize aha ngaha, nkora iki ngiki, gira gute, imyirondoro yawe yose, noneho ugashyiraho n'ifoto yawe. So noneho rero uri buze kureba afite icyo ari kureba, afite umukobwa ari kureba, wenda ashaka umukobwa yize, wenda afite masters cyangwa afite doctora, bitewe n'ibyo yifuza. Cyangwa ashaka umukobwa uteye gutya, ufite taye nk'abakobwa b'iwacu, cyangwa ashaka umukobwa mwibuke akaba afite umukobwa ashaka uko ateye. So uragenda rero aho hantu ukareba imico y'umuntu, ukavuga ati okay, uyu mukobwa ndabona asa neza mu maso, ndabona ateye gutya, okay, reka ndebe hasi ibyo yize, reka ndebe ibyo akora, ugasanga biramacinga n'ibyo wowe ukunda cyangwa ushaka. Icyo gihe uramukontakta,
n'umukontakta ntabwo uri umubaze ntabwo uri umubwire ngo nagukunze no urabwira ati ngiye nakubonye kuri ntuze kuri blackpeoplemeet.com noneho mbona ifoto yawe mbona imyirondoro yawe numva twagirana ibiganiro ubwo mwumvishe ko batareta ntabwo bagenda babwira umukobwa ngo ndagukunda no twagirana ibiganiro icyo bikora ni iki umukobwa uramubwira ati uramubaza ati ese noneho umukobwa nawe araza kugusubiza afite uko ari buze kugusubiza hanyuma kubera ko wowe uri umugabo ubundi umugabo niwe yakitinga mbere ubundi no mama murabizi ko nta mukobwa ushaka umuhungu agenda mubwire kuretse ko muri bino bice bya Amerika ho byarazambye umukobwa abona umuhungu yamukunze yarangiza akamutereta ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye nuteretwa n'umukobwa ntuzagire ngo uri umugabo ntuzajye wicara mu rugo rwawe ngo uvuge ngo ndi umugabo mu rugo uri umugabo se warigeze utereta niko umukobwa niwe yaguterese hanyuma urazana ngo uri umugabo mu bishye eske ubwo ufite ubugabo bushye ntago ngiye gutukana ariko ndababwiza ukuri naje hano kugira ngo mbigishe ntago naje hano kugira ngo mbashuke urumva warangiza umukobwa araza kugusubiza icyo muri bukore ni iki muravuga ati ariko se twazahura wenda tugasangira coffee twahura se tugasangira dinner umukobwa niba available arakubwira ati okay nta kibazo reka dushaka tugomba guhurira muri mu bice bimwe reka dushaka tugomba guhurira noneho tuganire nta kibazo mu by'ukuri ni muhura ntago muhuye nk'abantu mukundana ntago muhuye nk'abantu bakundana ahubwo muhuye nk'abantu mushaka kuganira mushaka kumenyana urumva so ubwo rero mugahura mukagira mukamenyana ida umuhungu aragukunda kuri first date cyangwa bone arakwanze kuri first date ubwo ndikubwira mwebwe abahungu kubera ko umuhungu nibwo mwe ndi kuganira namwe cyangwa umukobwa muhure n'umukobwa niba wagiye witwaye nabi niba ari ukuntu ugomba kwatinga niba uje usohotse uri kumwe n'umukobwa uri umugabo ugomba gukuramo kofi yawe ukishyura ntuzemere ko umukobwa agomba kwishyura niba mugiye kuri first date namusohotse hanze mugiye guhura bwa mbere ntuzemerere umukobwa ko yishyura kubera ko ni wowe mugabo umugabo is a provider so nukuvuga ko umugabo niwe agomba kugira gutanga ubundi mugomba kudufata neza abagore niko bimeze mugomba kudufata neza ariko mu byo ufite mu byo udafite ntagomba kubikora kandi natwe tuza turi abafasha banyu igitsina gore kiza kiri abafasha banyu so umukobwa nashaka gufasha ukumva ntacyo bigutwaye uzamubwire ati okay nta kibazo wenda wakwishyura make ariko ngiye ndishyura menshi kugira nyine uri umugabo ubwo noneho ubwo ndibaza ko hari shobora kuba tugiye kugana noneho ko umuntu ashobora guhura n'undi noneho kuri social media Facebook cyangwa Instagram uragenda ukabona ifoto y'umuntu urabona ifoto y'umuntu uwo muntu uramwaka friend request se ni friend request uramwaka kugira ngo mubere umugenzi mubere inshuti arakwemerera namara kukwemerera uzashaka kuntu ugomba kuza okay audio ntago yari irangiye hahise hamamagarira nk'umuntu muri muna wanjye arampamagaye hanyuma rero naguhereza friend request muragira ngo mwumve kuntu abantu bashobora guhurira kuri Facebook cyangwa kuri Instagram bagashobora kuba bavamo umugore n'umugabo kubera ko ibyo bibazo nyine uwo muntu yabimbajije byose hanyuma noneho uzashaka kuntu ugomba kwandikira uwo muntu uzamubaza amakuru ye ugire gute numara kumubaza amakuru ye nyuma yaho azagusubiza bitewe n'ibyo gusubije nawe mu magambo makeya ugomba kujya ugira amagambo makeya ugomba kugira amagambo makeya ntago uhita umubwira ngo naragukunze hariho nyine ikibazo gihari muri iyi minsi abahungu bari guhubuka akaza akavuga nagukunze uramukunda se uramuzi umwandikira gahoro akajya abona ko urenterese kuri we noneho rimwe ukazagera ukavuga ati ariko se nashobora kuba nabona inomero yawe tukaba twaba inshuti ko nakubonye hano nkabona wa mbere inshuti nziza ibyo ngibyo niba nabyemera ko agomba kukubera inshuti bishutiye utangire umumenye ugire gute nk'ababa hano mu mahanga ho ntago muhita mubonana directement ariko nkuba mu Rwanda cyangwa mu Burundi mubana biroroshye kugira ngo mubonane musabana igihe cyo kuzahura mugahura mukaganira
ukaganira rimwe kabiri gatatu muhura bizageraho noneho umubonemo ikindi kintu mujye muganira mugira n'ibiganiro byinshi cyane. None se ntihabaho abaranga, habaho abaranga. None se ni umuntu yakurangiye si wowe ugomba kwiteretera se? Ugomba kwiteretera, ntabwo aba yavuze ngo kuba umwana avuka ahantu aha uvuga ngo ahangaha urahazi cyangwa uragiye gute, ntabwo ari byo bivuga yuko ashobora kuba kuberamo umugore muzima. Urashobora kugira gute kumutereta bikanga ugasanga ntabwo kubereyemo umugore muzima cyangwa ntabwo kubereye umugore, ibyo nabyo birashoboka. So rero impamvu ndi kubabwira bino bintu, njyewe nakundanye n'umugabo wanjye tutaziranye, ntabwo twari tuziranye, nanjye twavuganye ku telefone. Ari umuntu wagize gute, wamuhaye nomero yanjye gusa turaganira tuba inshuti pe, twabaye inshuti nk'umwaka wose ku telefone tutarabonana amaso ku maso. Nyuma y'amezi kanaka nibwo ndagira ngo mbahereze ubuhamya bwanjye noneho mu byumve. Umugabo wanjye yababwiye niho mwabyumva neza kurushaho, ariko nzi ko nanjye mbibabwiye muri bubyumve. Twarabaye inshuti bisanzwe, nkumva n'umwana mwiza, tukagana tukumva turahuje, nkumva ni umugabo w'umuhanga cyane, nkumva ni umugabo ufite amagabo meza, nkumva so gutyo noneho yageze aho aba yamaze gukurura umutima wanjye. We yagiye kumbwira deja ko ankunda kuko yanyatse amafoto, anyaka amafoto icyo gihe ntabwo twagiraga, ko hari mu 2008 ntabwo twagiraga aya matelefone mwebwe mufite. Ubu rero mwebwe biroroshye, ifoto ntabwo ugomba kuyimwaka umukobwa nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'umutwe amaze ugomba gutegereza nk'amezi nkangahe ukavuga ati ariko se wanyohereza ifoto, wenda niba aba hano mu mahanga wowe uba muri Afurika wenda ifoto wayimwaka nta kibazo. Ariko ku minsi ya mbere muvugana ugatangira kugira no banza umenye umuntu wari we, mubaze se utuye hehe, ese uri na Marie, ibintu nk'ibyo ugomba kubaza, kubera ko hariho abantu bari kuri social media ukareba umuntu ukabona nagakumi kandi ari Marie, ari na mama w'abana. So ugasanga rero rimwe na rimwe urahushije. So rero nuko nguko abantu bamenyana. Rero ubwo ndiko narinde kubabwira ngo ibyanjye uko bigeze ngaho, we yagiye kugira namuhaye amafoto arandeba, nanjye yanyohereza ye ndayareba, twoherezaga muri mailbox. So hanyuma yaho aravuga umwana mwiza, ndabona usa neza, nanjye mubwira ko mbona ari bogari. So nyuma y'umwaka turavuga ati ariko se twazahuye, reka tuzahure. Mu by'ukuri twahuye turi inshuti. Yaraje aza kunsura kuko n'umugabo niwe agomba kuza kundeba, araza aransura muri New York, yabaga muri Georgia nanjye mba muri New York. Araza kundeba na amasaha 2 mu ndege, araza naramwakiriye, ntabwo yashikiye iwacu, yakodeshe hotel, yashikira muri hotel. Arabigeze ngaho umunsi ukurikiye okay, araza mu rugo. Aza mu rugo aransura, nanjye mu rugo nababwiye ko ari inshuti isanzwe. Ariko ubwo bushuti bwahise buvamo kugira gute gukundana, kuko duhuye bwa mbere twagiranye connection iteye ubwoba, tugirana connection, turatangira turakundana. Nyuma yaho niho yagarutse noneho antereza engage. Hey Kiri, how are you? I'm good. Yes, okay, I'm giving audio. Okay. Don't talk, okay? Yeah, umukobwa wanjye ageze imodoka mvuye kumufata ku ishuri. Yeah, ubwo rero noneho icyo gihe niho yagarutse arangije, muhegereje ku kibuga cy'indege bwa kabiri aje kundeba, niho yankoreye surprise, arafukama ku kibuga cy'indege impeta yantuze ya fiançailles. Amaze kumpereza impeta ya fiançailles, nyuma yaho noneho byagize gute, yaje gufata irembo. Aje gufata irembo bararimuha. Nyuma yaho noneho bigira gute, babanyemere ko ngomba kujya musura. Icyo gihe nari ndi mu ishuri, ntabwo nashoboraga kugira kurongorwa. Icyo gihe ababyeyi banjye ntabwo bari kunyemera ko ndongorwa, ku buryo nawe baramubwiye ati ugomba kuzategereza umukobwa wacu akarangiza kwiga, yamara kurangiza kwiga bakaba ari mu bana. Ariko ibyo ngibyo ngiye nawe twarabiganiriye muri bya bindi byagiye byo kuganira n'ibiki byose, mubwira ubuzima bwanjye, mubwira ko nkunda kwiga, ko nshaka kuzashaka, niba nzashaka n'umugabo n'iki byose nzashaka naragize gute, nararangije kwiga, shobora kuba nafite diplome, ishobora kuba yampereza akazi, turabyumvikana byose. So rero icyo gihe noneho twagiranye urugendo rw'urukundo. Twakundanye imyaka 3, kongeramo uwo mwaka nyine twavuganaga ku telefone. Ubwo engage nabaye imyaka 2, hanyuma uwo mwaka wundi nawo twavuganaga ku telefone imyaka 3. Ubwo urumva se bitarakunda se, urumva rero ko bikunda. Okay, icyo ndarangije kugisubiza. Hanyuma harije n'ikindi kibazo kindi, gukundana n'umukobwa.
ugakunda n'umukobwa, uwo mukobwa akabaho akwaka amafaranga gusa. Oh sheri ndashaka iki, oh sheri ndashaka iki, oh sheri ndashaka iki, ndashaka amafaranga ya naye, ndashaka ibihumbi 10, ndashaka. Reka nkubwire ikintu my dear, uwo mukobwa ntago agukunda, akunda amafaranga ufite. Kubera ko ayo mafaranga nashira nawe azagenda, kubera ko yaje ashaka amafaranga, ntago yaje ashaka umugabo. Umukobwa ugukunda akwifuriza iterambere, umukobwa ugukunda aragufasha gutera imbere, ntago ajya kwaka amafaranga, ntago agira gute, ahubwo umukobwa ugukunda agufasha no gusevinga kugira ngo muzagire ubuzima bwiza. Dufite ikintu ngishubijeho, ndetse nimuza kugira ikindi kibazo kindi mushobora kuba mwambaza. Hanyuma rero ibintu byo kuvuga ngo abahungu bakijijwe gutereta birabagora. Reka mubwire ikibazo gihari abahungu muri ADPR. Okay, in a minute. Ya abahungu bo muri ADPR babaremyemo ko utagomba kugenda kubwira umukobwa ngo nagukunze cyangwa ugende ngo bishuti z'umukobwa ngo nukuba indaya. No, ntago ari ukuba indaya, nose uzashaka utarigeze kuba inshuti y'umuntu. Niyo mpamvu nkubwira ko ugomba kugira inshuti muri korari, umukobwa mukaba inshuti, ukajya umwiyegereza, mukajya muganira bisanzwe gusa byonyine, nk'umukobwa muri korari muririmbana cyangwa uwo musengana, rimwe mukaba mwicaye mu rusengero mukaba mwaganira, nyuma y'urusengero nk'ibyo ngibyo ukamubera inshuti. Ntago ari icyaha kuba inshuti y'umukobwa. Ninde babwiye ko ari icyaha? Kari muri kino gihe abantu bacitse intuzenye, ibintu by'Imana n'ibindi byose bakabivanga n'ubuturage byose bakabishyira hamwe. Ugomba kugira wemerewe kubwira umukobwa ko umukunda. Ntago byemerewe ko ugomba kumubwira ngo ndagukunda ndashaka ko tubana. Oya, kubera ko ugenda kumubwira ngo ndagukunda ndashaka ko tubana, mbese arakuzi, ntumuzi nawe ntakuzi. Ubwo uramubwira ko mubana kubera gute? Birava he byo kubana? Give me 1 second. Yeah, so ugomba kubanza ukaba inshuti ye. Nyuma yaho, nyuma y'igihe kanaka uzamubwira atari ko rero nubwo tumara igihe kinini cyane tugendana, ariko naragukunze pe. Numva wazaba mama w'abana banjye cyangwa wazaba madamu wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo ko. Amagambo nkayo akaba ari yubwira umukobwa. Yewe we, niko ndayavuze. Ariko ndizera ko harimo byinshi mukuyemo. Cyamukuyemo byinshi